Nongeye kubaramutsa cyane mwese muraho neza, muri kumwe na Emmanuel Nshimiyimana kuri channel Ubwiru. Nk'uko bisanzwe tugiye kuganira nanone ijambo ry'Imana. Umutwe w'ikiganiro uravuga ngo tumenye ibanga ry'imbaraga ziba mu mbabazi. Tumenye ibanga ry'imbaraga ziba mu mbabazi. Tutangire dusoma amagambo ari mu gitabo cya Matayo ibice 9 umurongo wa 13. Haravuga ngo ariko nimugende mwigukwira ijambo risobanurwa ngo icyo nkunda ni imbabazi si ibitambo, sinazanywe no guhamagara abakiranuka keretse abanyabyaha. Ndongera nsubire muri uyu murongo rimwe ngo ariko nimugende mwige ukwira ijambo risobanurwa ngo icyo nkunda ni imbabazi si ibitambo, sinazanywe no guhamagara abakiranuka kereka abanyabyaha. Ni mu magambo dusanga muri Matayo ibice 9 umurongo wa 13. Imbabazi iyo usomye neza usanga Bibiliya ijambo imbabazi n'impuhwe ishobora kubikoresha ahantu hajya gusa, kuko ijambo imbabazi n'impuhwe bifitanye isano ya hafi. Impuhwe ni ibyumvo bituruka mu mutima bigutera kugira ikintu cyiza ukora nk'ubutabazi. Impuhwe zitera gutanga ibyo utateganyaga gutanga. Naho imbabazi aho zihurira n'impuhwe nuko kugira ngo igikorwa kijyanye n'imbabazi gikorwa uko bikwiye, nuko nacyo kiba giturutse ku mutima koko, kwaba ari ukuzitanga cyangwa se kuzisaba. Iyo tuvuga imbabazi hano hazamo kubabarirwa n'Imana, hakazamo gusaba imbabazi abandi bantu, hakazamo no kuzitanga ku bandi bantu. Imbabazi z'Imana ni nyinshi kuri twebwe abana b'abantu, ariko nakubwira ko hari abantu benshi bakiriho kubera ko hari abantu bagize ubushobozi buke bwo kugira icyo babatwara. Ku Mana yo si nk'uko bimeze. Nubwo tuyemukira kenshi iratwihanganira ikatubabarira cyane kandi igihe cyose. Nawe tekereza wumve iyo imbabazi z'Imana zitaba nyinshi kuri twe, ubu nibwira ko tuba twarashize. Ntabwo ari uko yabuze uko itugenza, kuko iracyafite ubushobozi bwose ku byo yaremye, ariko yahisemo ko tutarimbuka ku bw'imbabazi zayo. Tuvuge ku kubabarira. Gutanga imbabazi ni itegeko, kubera ko ubundi ntabwo twagombye kuba tukiriho kubera ubugome tugomera Imana, burimo no kwirengagiza izo mbabazi zayo. Izo mbabazi nyinshi duha idutegeka ko natwe tugomba kuzihaho abandi tukazitanga. Mbese dufitiye umwenda munini Imana wo gufata ibyo yaduhaye maze tukabigabana n'abandi babikeneye birimo n'imbabazi zayo. Iyo dusomye muri Matayo 6:14 haravuga ngo kuko nimubabarira abantu ibyaha byabo, na so wo mu ijuru azabababarira namwe. N'amagambo ari muri Matayo ibice 6 umurongo wa 14 ngo kuko nimubabarira abantu ibyaha byabo, na so wo mu ijuru azabababarira namwe. Niyo mpamvu Imana igeraho ikavuga iti niba nguha imbabazi ariko wowe ukananirwa kuzitanga, nawe bizakugiraho ingaruka. Izo ngaruka ni izihe? Turebe uko Bibiliya ivuga mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 6 umurongo wa 14 haratubwira ngo ariko nimutababarira abantu, na so nawe ntazabababarira ibyaha byanyu. Ngo ariko nitutababarira abantu, na data nawe ntabwo azatubabarira ibyaha byacu. Ni amagambo nyine ari muri Matayo 6:14. Aha rero ni amagambo dusanga muri Matayo 6:15. Aha rero nagira ngo duhumuke. Ese waba ukenera imbabazi z'Imana buri munsi nkanjye, ukaba wemera Bibiliya ukaba uyisoma, ariko ukaba hari abantu wumva utababarira ukumva utabishaka, ariko ukavuga ko ushaka Imana, ukaba uwa mbere mu kwigisha no gusenga n'ibindi? Aya ni amagambo atari mu migani, ni amagambo atagomba ubundi busobanuro buhanitse, ni amagambo atagoye kumva, keretse ayenda ko washaka kuyirengagiza ukayirengagiza. Ngo niba utababarira, Imana nayo ntabwo izakubabarira. Bivuga ko niba hari umuntu wanze kubabarira, nawe ibyaha byawe bihora hariya, ibyaha byawe biguhoraho iteka. Rero wari ukwiye guhagarika ibindi byose maze ukabanza ugatekereza ku kintu cyo kubabarira, ukabanza ukababarira, kubera ko kubabarira ni amahitamo y'umutima wawe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nutababarira nawe ntibishoboka yuko uzababarirwa. Kutababarira
bisa nko gukamya iriba nawe ari ryo uvomaho. Indi ngaruka ni ingaruka zo kubaho uburyo butandukanye n'uko Imana yaturemye. Koko Imana yaturemanye kamere yayo, ituremera mu rukundo, muri urwo rukundo harimo kubabarira. Bityo nta kintu na kimwe Imana idusaba kidashoboka, nta kintu na kimwe Imana idusaba tudashobora, icyo nta kibaho. Gukora ibinyuranye n'uko Imana yaturemye bituzanira ibyago byinshi: gusenyuka kw'imiryango yacu, kurwara indwara zinyuranye mu mubiri kubera kubikamo ibyo utaremewe kubikwamo, nk'urwangano n'ibindi nk'ibyo bizatuzanira urupfu rwo mu buryo bw'umwuka, kuko kutababarira ari icyaha. Gusaba imbabazi ni ikimenyetso cyo guca bugufi. Gusaba imbabazi byerekana ko wamenye yuko ibyo wakoze byateye igikomere uwo wabikoreye, kandi utari wabigambiriye cyangwa se utari wabitekerejeho neza, mbese wamenye yuko bidakwiye. Gusaba imbabazi ni ikimenyetso cyo kumanuka ugaca bugufi, maze ukaba umuhaye umuntu agaciro ke Imana yamuremanye, ukaba wagerageje kukamwambura. Ako gaciro umwana aragafite, umugore aragafite, umugabo aragafite, umugaragara agafite nk'uko umwami agafite, umukire aragafite nk'uko umukene agafite. Buri muntu wese ako gaciro Imana yamuremanye aragafite, kandi ntabwo agomba kukamburwa n'umuntu uwo ari we wese. Igihe cyose uzashaka kukamwambura, uzagirana ibibazo bikomeye n'Imana. Gukemura ibyo bibazo ni ukumusubiza agaciro ke wamwambuye, uca bugufi maze ukamusaba imbabazi. Gusaba imbabazi ni itegeko. Yesu yabisobanuye atya muri aya magambo muri Matayo ibice 5 umurongo wa 23 kugeza kuri 24. Haravuga ngo nuko nujyana ituro ryawe ku gicaniro, ukahibukira mwene so ko afite icyo mupfa, usiga ituro ryawe imbere y'igicaniro, ubanze ugende wikiranure na mwene so, uhere ko ugaruke uture ituro ryawe. Ndongera nsubiremo rimwe aya magambo ari muri Matayo ibice 5 kuva ku murongo 23 kugera ku murongo 24. Ngo nuko nujyana ituro ryawe ku gicaniro, ukahibukira mwene so ko afite icyo mupfa, usiga ituro ryawe imbere y'igicaniro, ubanze ugende wikiranure na mwene so, uhere ko ugaruke uture ituro ryawe. Ese mwene data, uko niko bigenda? Wibuka icyo upfa na mwene so mbere yo gutura ituro iryo ari ryo ryose, maze ukabanza ukikiranura na mwene so? Niba udakora ibyo ngibyo, ugomba gusubira inyuma ukabanza ugakora ibyo ngibyo mbere yo kugira ituro iryo ari ryo ryose utura, mbere yo kugira umurimo uwo ari wo wose ukora uvuga yuko uwukorera Imana. Icyo nicyo kibanza, ni uko ugenda ugaca bugufi maze ugasubiza mugenzi wawe agaciro wamwambuye. Imana yiteguye kukubabarira mu gihe ufashe umwanzuro wo guhindukira. Ndakwinginze ntuzapfire mu byaha ngo ubugingo bwawe burimbuke, ibyaha byo kutababarira, ibyaha byo kudaca bugufi ngo usabe kubabarirwa. Kandi Imana yaragutangiye impongano w'amaraso ya Yesu. Naho rero wowe ufite umuntu wababaje, ukamenya ko wamwambuye agaciro ke Imana yamuremanye, ukamubaza umutima we ugakomereka, genda uce bugufi n'umutima ubikunze kandi n'umutima wihannye, umubwire uti mbabarira ku byo nagukoreye. Naho nawe yaba afite ikosa, wowe genda usabe imbabazi z'ibyawe. Yenda wamubera urugero rwo guca bugufi, ejo akazagera ikirenge mu cyawe. Nawe kandi wahemukiwe, ugomba kubabarira. Iryo ni itegeko. Mu gihe cyo kubabarira hari ibyo ukwiriye kwibuka. Nuko nawe utigeze uba intungane kandi ntuzabayo, uzabeshwaho n'imbabazi z'Imana. Nubwo hari uwagukoshereje, wibuka ko nawe wakoshereje abandi, kandi uracyakomeza, yenda mu buryo budasa n'ubwe, ariko nawe urakosa. Rero ugirirwa ubuntu n'Imana, nawe ugira ubuntu maze ubabarire. Icyakora wowe unyumva, nakubwira yuko icyizere n'imbabazi ari ibintu bibiri bitandukanye bitagomba kwitiranywa. Icyizere cyo kigomba kubakwa igihe cyasenyutse, ariko ku mbabazi ho Bibiliya itubwira ko tugomba kubabarira n'abanzi bacu
ni ukuvuga ngo na wa wundi waguhemukiye abizi neza yabigambiriye utazanabyicuza ngo abe yagusaba imbabazi, Imana igusaba kumubabarira kandi ubikuye ku mutima. Mu rwandiko rwa Yakobo haranditse ngo kandi imbuto zo gukiranuka zibibwa mu mahoro n'abahesha abandi amahoro. Nta mbohe igira amahoro. Rero kubabarira ni ukubohoka, kandi no kubabarira ni ukubohoka, kandi no kubabarirwa ni uko. Uyu munsi utera intambwe nziza mu mutima wawe yo kubohoka kugira ngo ugire amahoro, kandi kugira ngo imbuto yo gukiranuka ibone kubibwa muri wowe. Gukunda, gutanga imbabazi no gushaka kuzihabwa bigomba kujyana kugira ngo amahoro abe muri twe. Urakoze cyane wewe twabanye ukaba ugiye gufata umwanzuro mwiza wo guca bugufi ngo ubabarirwe kandi wemere kubabarira kugira ngo ubone kubabarirwa n'Imana. Nkwifurije ikiruhuko cyiza cyo mu mutima kizanwa no kubabarirwa no kubabarira. Imana iguha umugisha. Urakoze cyane. Dusenga Imana. Mana Data, Mana nziza, tugushimiye imbabazi zawe nyinshi zihora kuri twebwe iteka. Tugushimiye yuko utazanywe no kuduciraho iteka, ahubwo wazanywe no kugira ngo tubone ubugingo. Yesu, turagushimiye yuko watwitangiye. Izo ni imbabazi nyinshi zabiteye. Turasabye kugira ngo ugenderere buri mutima wose wumvise aya magambo. Data wera, uwumvishe imbabazi zawe kandi uwumvishe imbaraga zo kubabarira, agakiza kari mu kubabarira no gusaba imbabazi. Data, turagushimye kubw'ijambo ryawe ryiza. Bana na buri wese kandi umugirire neza. Ni mu izina rya Yesu dusabye urakoze. Amen.